Yesu ashimwe cyane bakunzi ba Revera Odette, bakunzi bazaza Yesu TV. Nukuri Imana yo mu ijuru nzi neza yuko yabarinze kuba mu gihe umuheka umwuka w'abazima nishimwe rikomeye. Ndabizi neza nta muntu wigeze umaka message yuko arwaye cyangwa se yagize ibyago, n'uwaba yahuye n'ibyo bibazo nakubwira ngo pore komera, Imana iragukunda, Imana ikwitayeho, Imana iri mu ruhande rwawe. Rero ndabakunda nkabakumbura, nkahita nsimbukira kuri kamera nkaza kugira ngo twongere tuganire. Rero iyo ndahangaha mba nzi neza yuko twicaranye turebana, uri kundeba nanjye ndi kukureba, nubwo mu by'ukuri tutari kurebana amaso ku maso, ariko iyo ufunguye ukambona ni nkaho tuba turi kumwe. Rero Imana iguha umugisha, wowe udahwema kudukurikira uko bwije n'uko bukeye, wowe udahwema kumenya amakuru yacu, wowe unyoterwa n'ijambo ry'Imana ukaza ugasimbukiraho uvuye mu kazi ukavuga utereka ndebe mama Odette ibyo yashyizeho, ugakurikirana ijambo. Imana iguha umugisha. Ndabizi neza yuko ntago nzarambirwa kubabwira Yesu, kuko ntabwo nzarambirwa kumuvuga kubera ko nzi ibyo yankoreye. Niyo mpamvu rero ibyo Yesu yankoreye mba nifuza kubigushishikariza, mba nifuza kubikubwira kugira ngo umenye imbaraga z'Imana. Yesu wacu ni umunyembaraga, Yesu wacu ashobora byose. Kabone nubwo waba ubona ko umeze nabi, ariko hariho ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Yesu numwemerera ukamukurikira, Yesu azakuzura, Yesu azakuzahura, Yesu azagutabara. Nta jambo Yesu yavuze ku buzima bwawe ritazasohora. Kabone nubwo utarumva imvugo y'Imana, ariko hari icyo Yesu yakuvuzeho. Icyo uzaba cyo Yesu yagiteguye ukiri mu nda ya mama wawe, ukimara kuvuka, ukimara kugera ku isi, Yesu yari yarateguye icyo uzaba cyo. Icyo uzaba cyo rero ndazi neza ko ni cyiza. Ntago Imana igitwifuriza ibibi, Imana igihe cyose idutegurira ibyiza. Igihe cyose Imana itugambiraho ko tuzabona ibyiza, abana bacu bakabona ibyiza. Kandi njya nkunda kubwira abantu ngo wowe ubwawe bumuhanuzi w'umutima wawe wihanurire, uhanurire ubuzima bwawe, uhanurire umutima wawe, uhanurire abana bawe, uhanurire umugabo wawe, ihanurire igihugu cyawe, uhanure. Imana ishimwe. Rero njya nicara nkihanurira. Imana ishimwe. Umuhanuzi w'umuntu rero ni umutima we. Ndicara nkavuga ngo nzaba iki ngiki. Icyo ngicyo nzaba cyo ni ukuvuga ngo ntangira kukiyumvamo kitarangeraho. N'ubundi nari nzi neza yuko nzaba mama w'amahanga. Imana ishimwe cyane. Nabyiyumvagamo nkavuga ngo nzaba mama w'amahanga, nzagera kure. Imana ishimwe cyane. Ngahanura ubuzima bwanjye nkavuga ngo abari hafi bazambona, abari kure bazambona, kandi nzabanageraho turebana amaso ku maso. Uyu munsi wo kurya Zaza Yesu TV uri kundeba kuri kamera, ariko hari igihe uzisanga turi kumwe, turi kurebana amaso ku maso, kuko icyo Yesu yamvuzeho, icyo yakuvuzeho, icyo nicyo kizatuma duhura. Nawe icyo yakuvuzeho kizatuma duhura. Nakwifuriza kugira ngo nzakugirireho umugisha, nawe uzangirireho umugisha. Imana ishimwe cyane. Nkuko Filemoni yabivuze ngo biboke bene data. Imana ishimwe. Nkugirireho umugisha. Aleluya. Nkubere umumaro, nawe umbere umumaro, nkuremo umutima muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Rero ndakwifuriza yuko Azaza Yesu TV uzayikuraho igifatika, nanjye nkagukuraho igifatika. Icyo Imana igushakaho nuko wowe ubwawe ubasha kuyikurikira, ukayikorera, ukayumvira, izakugirira neza. Oya, Imana ntabwo yaguteza abantu. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kuguteza abantu. Kabone nubwo wagera mu bikomeye, Imana izakugirira neza. Hari abantu twarimo tuganira mu minsi yashize, abantu bari kuvuga imirimo y'Imana, bari kuvuga ineza y'Imana.
harimo umubyeyi mwavuze ati mu bihe byatambutse ntabwo nari nzi ko abantu baryama ngo basinzire, ntabwo nari nzi ko umuntu yicara, ntabwo nari nzi ko umuntu yabasha kurya, yahoraga ari mu buribwe, yari ari mu buribwe bukomeye cyane, yarivuje ku bitaro bikomeye bya hano mu Rwanda, Faisal yagezemo baramureba babura indwara, ibitaro bitandukanye barareba babura indwara, ariko yararibwaga ku rwego rukomeye cyane. Uwo muntu nanjye namugezeho ndamusengera, ariko Yesu ukuntu ari mwiza, Yesu avugana nawe. Imvugo y'Imana iraryoha, imvugo y'Imana iranezeza, imvugo y'Imana ituma usubiramo ibyiringiro. Imana yamubwiye amakuru rero. Aleluya. Utera agatebe twicare rero wumve ukuntu amakuru y'Imana aba meza. Imana yaramubwiye ngo mwana wanjye ntabwo uzapfa uzarama. Imana iramubwira ngo nzakugirira neza. Iramubwira ngo nzaha umugisha urubyaro ruzagukomokaho. Iramubwira ngo ndagukijije. Iramubwira ngo ndakuvuye. Imana ishimwe cyane. Mu bigaragarira amaso y'abantu wabonaga ari uwo gupfa. Imana yavuga ikavuga ngo harimo abageni bagiye gutaha. Nanjye ubwanjye nkavuga nti tu byanze bikunze uriya muntu agiye gutaha, uwo muntu ni umukristo wanjye. Ariko warebesha amaso y'umubiri ukabona biragoye, ukabona kubaho kwe biragoye, nta buzima twabonaga. Twahoraga tuvuga ngo Mana turengere, uwacu ntazagenda iki gihe n'iki. Ariko kubera ya mvugo y'Imana, Imana ishimwe cyane, Imana yaramukijije, Imana yaramuhagurukije, Imana yaramuzuye, uyu munsi ni muzima, indwara ye yarakize. Aleluya. Bamwe muri twebwe twatangiye tukavuga ngo banza arwaye kanseri, tukabyivugisha kubera yuko uburibwe bwari bukomeye, yararibwaga ku rwego rukomeye, tukavuga tuti buriya ishobora kuba ari kanseri itaragaragara, bandi bakavuga ngo buriya ashobora kuba yararozwe, mbese buri wese avuga uko abyumva. Aleluya. Ariko kubera ko Yesu atari umuntu, we yaraje aravuga ati ndagukijije, kubera icyo yari yaramuvuzeho, kubera ijambo yari yaramuvuzeho. Icyo Imana yakuvuzeho icyo nicyo kizasohora. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntago uzayoba. Njya nkunda kubikubwira, ariko reka nkubwire, ntago uzabura n'abaguca intege, bakubwira ngo kora ibi, bakubwira ngo ngwino ujye hariya, bagushakira abaganga ba Kinyarwanda, bakubwira bati jya mu bapfumu, bakubwira ngo genda ujya kwivuza hariya, bakubwira ngo barakuroze, bakurya utwawe, n'utwo bari kuzagaburira abana, n'utwo bari kuzagutunga ukadutanga. Abo ngabo rero Bibiliya hari ukuntu ibita. Imana ishimwe cyane. Yesu we ntabwo ari uko nguko akora. Yesu ntabwo akangwa na biracitse. Twese tuzi Yesu ukuntu yagiye kwa Lazaro. Bibiliya itubwira ukuntu Lazaro yari yapfuye. Aleluya. Ya Lazaro yarapfuye amaze gupfa, amara iminsi 3. Abantu batangira kuvugana bati Yesu yarabeshyaga ngo ni inshuti ye. None se niba ari inshuti ye, kuki atumye apfa? Kuki ataje kugira ngo amuzure? Abantu baravuga. Ariko Yesu mva nkubwire, ntabwo akangwa n'amagambo y'abantu, ntabwo akangwa nuko ibyawe byaboze. Yesu nakangwa yuko ibyawe byanutse. Yesu w'igihe cyo gukora iyo kigeze araza agakora. Imana ishimwe cyane. Yesu yaraje azura Lazaro, aramubwira ngo Lazaro byuka. Imana ishimwe. Lazaro arabyuka. Ibibazo byawe, indwara yawe, ubukene bwawe, intambara uri gucamo ntago ari byo kukwica. Basa n'imbarati barahari, bazaguca intege, bazakubwira ngo kora ibi, bazakubwira ngo tukujyana aha, bazakubwira ngo ugenze gucya, ariko umva uko Imana ivuganye nawe. Aleluya. Imana irakubwiye ngo ntago ikibazo cyawe ari cyo kukwica, ibibazo ufite ntago ari byo kukwica, uburwayi bwese ubwo kukwica. Yesu yiteguye kugusezerera ugataha amahoro. Yesu yiteguye kuguhagurutsa. Yesu yiteguye kukuzura. Akazi byaranze, uri umushomeri umaze imyaka myinshi, ubuzima buranze, ariko mva nkubwire, wowe nambana na Yesu. Yesu ntabwo azaguteza abantu, niko njya mvuga. Ikiriho ni ugusenga. Haguruka wongere wambara imbaraga. Birashoboka ko wacitse intege, birashoboka ko wahuye n'ibiguca intege byinshi, ariko haguruka wongere wambara imbaraga. Uhamagara Imana yawe. Imana yawe izagutabara, Imana yawe izakugirira neza, Imana yawe izakurengera. Aleluya. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero
nibwo buzima budutunga ku munsi ku munsi. Rero ijambo ry'Imana reka turiganire, ndazi neza ko hari biri gukure rigire n'ahandi rikugeza. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye gusanga mu gitabo cy'umugabo witwa Nehemiya. Nehemiya ibice byaho ni 2. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 17. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Dusome duhereye kuri 17. Havuze ngo mpera ko ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi, ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuza twubake inkike z'i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Ariko Sanibalati w'umuhoroti na Tobiya umugaragu w'umwamoni na Gashemu umugaragu w'umwarabu babyumvise baraduseka, baradushinyagurira, baratugaya bati ibyo mukora ibyo ni ibiki? Murashaka kugomera umwami? Maze ndabasubiza nti Imana nyir'ijuru nizatubashisha, nicyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka, ariko mwebwe nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aleluya. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Nehemiya ngo arababwira ngo ntimureba ko tumeze nabi. None se wowe wirebye ntubona ko tumeze nabi? Ntubona ko itorero ry'Imana se rimeze nabi? Urugero tureba ku murimo w'Imana. Uyu munsi wa none abasenga babaye ikibazo, abashumba ni ibibazo. Imana ishimwe cyane. Itorero ryabaye ikibazo, tumeze nabi pe. Mu muryango wawe wabaye ikibazo, mu rugo rwawe wabaye ikibazo, mu bavandimwe bawe wabaye ikibazo, umeze nabi. Imana ishimwe cyane. Arababwira ati nimuhaguruke twongere twubake. Njyewe ntago nkubwira ngo haguruka wubake urusengero, ntago nkubwira ngo haguruka ugire ibindi ukora. Haguruka wongere usenge, haguruka wowe ufite ibye byasenyutse. Imana ishimwe cyane. Haguruka wongere uhamagara Imana, haguruka wongere ubane n'Imana, haguruka wongere usabane nayo. Nubwo ubona, Imana ishimwe cyane, mu rugo rwawe byanze, mu rugo rwawe uri kwibaza ukavuga ngo mbese uru rugo nirwo Imana yampitiyemo. Uri kureba hirya no hino ukavuga ngo nyamara rero dore abandi ngo zimeze nabi, urwanjye ni umuriro, urwanjye rurara rushya, nta mahoro ufite mu rugo rwawe. Ntandi nama nakugira, haguruka wongere usenge nkuko Nehemiya. Aleluya. Yababwiye ati ntago mureba ko amarembo y'i Yerusalemu yahiye, ntago mureba ko habaye amatongo. Harabwira ati nimuhaguruke twubake. Harabwira ngo nimuhaguruke. Bibiliya tubwira ngo nuko biyungamo ngo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Imana ishimwe cyane. Ariko ngo hariho abagabo 3, Sanibalati, Tobiya na Geshemu, bari abanzi b'umurimo w'Imana. Bibiliya tubwira ko bari urucanege. Mu murimo wawe uhuramo n'ibicanege, mu rugo rwawe hari ibicanege, mu kazi kawe hari ibicanege uhura nabyo, muri bizinesi yawe ya buri munsi hari ibicanege uhura nabyo. Ariko nakubwira ngo haguruka, haguruka usenge Imana. Haguruka wikwita ku byo bakubwira, wikwita ku byo bakuvuga, wikwita kubwo bakubwira ngo nubwo ubitangiye ntaho uzagera, nubwo aka kazi uri kugakora ntabwo uzakarambamo, nubwo urugo rushatse ntuzarusaziramo. Oya, wiba. Haleluya. Nka babandi, ahubwo we haguruka wiyunge mu imbaraga. Niba guca intege uvuga ngo byanga bikunda aka kazi nzagakora,
byanga bikunde uyu mugabo cyangwa uyu mugore ni uwanjye, byanga bikunde nzagera kure, nzatera imbere. Hari abakubwira ngo rega nubwo uri kugerageza ibyo si ibyawe, nubwo uri kugerageza ibyo si wowe bibereye, rega nta byiza Imana yageneye abantu bamwe. Yesu yatugeneye ibyiza, muri ibyo byiza nawe yarabikugeneye. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yatubwiye ngo Imana itugirire neza. Hari bamwe, haleluya, batazabona umugabane, batazabona urwibutso imbere y'Imana. Abo ngabo ni babandi baza bakakubwira ngo rega uri mubi, babandi bakubwira ngo urananiranye, babandi bamukubwira ngo nta cyiza cyaturuka iwawe. Imana ishimwe cyane. Abo ngabo ngo nta mugabane. Abo ni babandi bagusebya, aba ni babandi baguharabika, babona ugiye bakasigara baguhimbira ibinyoma, nk'uko Sanibalati na Tobiya banditse inzandiko bajya kurega Nehemiya. Haleluya, haleluya, n'abamufashaga kubaka. Imana ishimwe cyane. Bibiliya itubwira uburyo ki Nehemiya yahagurutse, ngo ukuboko kumwe kwari gufite intwaro mu ntoki kwiteguye kurwana, ngo ukundi kurimo kubaka ubwami bw'Imana. Umva inkuru nziza nkuzaniye. Ukuboko kumwe ni gukora akazi kawe neza, ukundi gufata intwaro ariyo Bibiliya, kurwana urugamba, kurwana intambara izo arizo zose wahura nazo. Ibicanege ntabwo uzabibura, ariko ibyo ari byo byose ongera uhaguruke. Imana ishimwe cyane. Mfite korali yitwa Night Choir, ikunda kuririmba iyi ndirimbo, igifasha cyane. Irababwira ngo nimuhaguruke twubake umurimo w'Imana utavaho igitutsi. Imana ishimwe cyane. Haguruka wubake urugo rwawe, utaba ikibazo mu muryango wawe, utaba ikibazo mu bana bawe. Haguruka wubake bizinesi yawe, ejo idahomba n'ibyo watangije bigasenyuka. Haguruka wubake umuryango nyarwanda, ejo batavuga ngo uyu nguyu yabaye ikibazo. Imana ishimwe cyane. Haguruka wubake, ibiguca intege ubisubize inyuma. Ubibwire ngo mve inyuma Satani, ibikugerageza byose ubibwire ngo mve inyuma, kuko ibyo byose nibishaka kukubuza kwinjira mu masezerano yawe, nibishaka kukubuza, haleluya, haleluya, kwinjira mu byawe. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo Imana nyir'ijuru niyo izatubashisha. Niko Nehemiya yavuze ngo Imana nyir'ijuru niyo izatubashisha. Wowe ntabyo wakwishoboza, wowe ntabwo washobora, haleluya, kurwana urwo rugamba. Icyo kigeragezo ntiwashobora kukikuramo, ako gahinda ntiwashobora kukikiza. Imana igiye kukubashisha, Imana igiye kugufasha, Imana igiye kugushoboza, Imana igiye kuguhanagura amarira, Imana igiye kuguteza intambwe, Imana igiye kukurwanirira, kuko nigushoboza, nikubasha. Imana nibi birimo izakubashisha bigere kure. Rero Yesu aguha umugisha. Icyo nicyo nari mfite cyo kukubwira, kandi ndazi neza yuko niwumvira aya magambo mvugiye ahangaha, niwumvira ijambo ry'Imana, ndazi neza yuko Imana izakubashisha. Wowe ntabyo washobora, ariko Imana nyir'ijuru n'isi izakubashisha. Iyaguhamagaye ikaguha agaciro, ikaguha agakiza, izakubashisha gukora ibyo utakwishoboza, izakubashisha kugera aho utakwigeza, izakugirira neza ubibone. Umwami Yesu aragukunda, Umwami Yesu akwitayeho, Umwami Yesu abara nawe uko bwije n'uko bukeye. Imana iguha umugisha. Rero nkuko nsanzwe mbibabwira, umuntu wese unkurikiye, ntabwo dutandukana ntabashije kumusengera. Ngiye kugusengera wowe wabonaga bitameze neza, wowe wabonaga uri mu ntambara, wowe wabonaga ibibazo bibaye byinshi, fasha dusenge. Ariko wongeye uhaguruke, nakubwira ngo ukuboko kumwe gufata intwaro, kwitegure gukora akazi keza, ukundi gufata ijambo ry'Imana, usome Bibiliya. Iri jambo ntuzabure kurisoma, iri jambo rizakubaka, iri jambo rizaguha ubuzima. Nk'uko Nehemiya na bagenzi be bahagurutse kubaka ubwami bw'Imana, kandi barangije bubatse
amarembo barayasana. Imana ishimwe cyane. Sanibalati na Tobiya na Geshemu bakogwa n'isoni baramwara. Inzandiko bari banditse zibarega, zibahimbira ibinyoma, ziteshwa agaciro. Hari abaguhimbira ibinyoma mu rubanza rwawe, hari abagabo b'ibigoryi, hari benshi bavuga ibyo utari byo, ariko reka nkubwire, Yesu aragukunda, Yesu akwitayeho. Reka dusengane Imana. Mana data wa twese, urashoboye kandi urakomeye. Tumaze kumenya neza yuko hari abantu baciwe intege n'abandi, hari abantu bakubwira yuko ntaho uzagera, bakubwira ko ibyo ngibyo atari we bibereye, bakubwira yuko naho uratarahawe. Ariko ndasenze mu izina rya Yesu, nirukanye Sanibalati na Tobiya na Geshemu ku buzima bw'abantu bawe. Uwiteka Nyiringabo Imana, abantu bawe babashishe, kuko bo ubwabo nta kintu bakwishoboza, kandi ubagiriye neza, babaha n'umugisha. Uwiteka Nyiringabo Imana, bari mu ntambara zikomeye, Mwami Yesu Kristo, intambara n'ibigeragezo, nzi neza ko nta kindi cyabikuraho utaretse kukwiringira bakakwizera. Babashishe basenge, babashishe bongere bagire imbaraga, bungemo bagire imbaraga zo kubasha kukwegera no kugukiranukira ku manywa na nijoro. Ngaho girira neza buri wese wumvishe aya magambo, umuha umugisha. Uzayumva wese ari hose ku isi, aya magambo azamuhindure, aya magambo azamugeze ku ntego ye, aya magambo azamwubake, aya magambo Uwiteka Nyiringabo azamuhindura izina n'amateka. Urakoze ko byumvise, bisabye mu izina rya Data twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen.